Hello traders, ni Manila Forex Academy. Niba uri beginners, iyi video ntigucike, ngiye kukwereka uburyo nakoreyemo amadolari 180 nkoresheje price action. Tugiye gukora breakdown analysis kuri iyi trade ya CFGPY, hanyuma mbereke uburyo nakoreyemo aya madolari 180 ndetse na confidence nayo mfite yo kureka market igahitinga take profit, na greed, na break even, ndetse nta fear yuko market iri bugaruke, kubera ko nari namajije kubona confidence zinyemeza ko iyo market iri bufate take profit 100%. Rero niba uri umutrader ukoresha price action, urabizi ko iyo tugiye gukora analysis duhera muri higher time frame tumanuka tujya muri lower time frame, dukora icyo twita top down analysis. Hanyuma kuri trade yacu ya CHF-GPY nahereye muri daily time frame, muri daily time frame ndi kureba uko market yitwara, cyangwa icyo nshobora kugenderaho na confidence gishobora kumfasha kuba nagira confidence mu gufata rino trade yacu ya CHF-GPY. Nahereye muri daily time frame ndeba market uko yitwaye muri daily time frame, market iri bullish cyangwa iri bearish. Murabizi ko niba uri umutrader ukoresha price action ukaba utazi market structure cyangwa ukaba utayubahiriza, icyo gihe price action ntago uyikoresha, ahubwo yo iragukoresha. That's why rero tugiye kubanza guhera muri higher time frame dukora breakdown analysis kugira ngo tumanuke muri lower time frame turebe nimba tugomba kubonamo entry cyangwa se tugomba gutegereza conference zaduha amafaranga muri isoko rya CHF-GPY. Nahereye muri day time frame ndeba structure, bona market ifite icyo twakita nka massive uptrend, cyangwa market iri kugenda mu buryo bwa uptrend, ifite move nini muri day time frame igenda create icyo twakita nk'ama lower low ndetse n'ama lower high. Si ibyo gusa, nagiye kureba market nsanga muri day time frame igenda yubahiriza icyo twakita ama area of support. Hanyuma naje aho market yari igeze ubu, kuko ntabwo tujya kwanaliza. Iyo tugiye kwanaliza ntabwo dushaka kuza kwanaliza kuri iyi move ngo dutegereze ino area of resistance wenda, ahubwo tuza aho market ubu iri, ahantu hari hafi ya market. Hari abatrader benshi bajya kwanaliza market ukabona araje aho kugira ngo yimakingire aya ma resistance n'ama support, ukabona aho kugira ngo yimakingire iyi resistance ndetse nka marking ni support, ukabona ari kuza ku marking iyi ngingo ngenzinjira ku yindi. Icyo gihe niba uri day trading ukaba ukora ayo makosa, icyo gihe menya ko kugira ngo market izagere hano bisaba igihe kirekire. Rero niyo mpamvu ukwiye gukora subscribe kuri Manila Forex Academy, kugira ngo icyo utazi uzajya utwandikira comment tugufashe kugira ngo uzamure ubumenyi bwawe hamwe natwe. So hanyuma muri day time frame twari tuhafite market, twari tuhafite icyo twakwita nka patina ya double bottom. Ku batrader benshi double bottom ntago ari patina nshyashya, ni patina imaze igihe, kandi iyo patina irakora cyane. Ni igihe market iba yagarutse kuri support inshuro ebyiri igakora double bottom. Usibye ko hano naho twari tuhafite icyo twakwita nka resistance, dufite resistance yabaye broken, iza gukoraho inshuro ya kabiri, ikora patina ya double bottom. Si ibyo gusa, narebye muri higher time frame, kubera ko mubanza kwitonda mbere yo gufata trade. Mbere yo kujya muri lower time frame ubanza kwitonda kureba akantu n'akandi, kugira ngo nujya muri lower time frame utaza guhura na loss. Hanyuma muri day time frame nabwo twari tuhafite icyo twakwita nka rejection candle, twari tuhafite candlestick yakoze rejection. Hano tuhafite icyo twakwita nka engulfing, tuhafite
engulfing candle, tuhafite engulfing, bivuze ngo kuri iyi support yacu ntabwo market yayica amazi kubera ko yari imajiye kubaka icyizere cy'uko ababaya bagiye gufata position, ababaya binjiye mu isoko kandi bafite imbaraga nyinshi cyane, kubera ko hano twari tuhafite rejection, tuhafite engulfing nk'ibyabonetse hano, ibyabonetse kuri y'ubushize, bivuze ngo twari dufite massive uptrend. Ariko kubera ko twebwe tudakora position trader, ntabwo twari guhita tuza ngo dufatire position yacu hano ngo dusetting stop loss munsi ya support, hanyuma ngo tuze dutagetinge nk'iyi high cyangwa ngo tujye gufata nka risk reward ratio 1/3. Twebwe kubera ko dukora day trading, twamanutse muri lower time frame, nahise manuka muri 4 hour time frame kugira ngo ndebe market structure. Namanutse muri 4 hour time frame kureba structure, kureba market structure nimba dufite bullish, kugira ngo turebe uburyo dufatamo ino trade yacu ya GPY. Namanutse muri 4 hour time frame, banza kumakinga ya support yacu, hanyuma mbona market iri kugenda icreata amahaya high ndetse n'amahaya low. Urabona ko market yacu yari iri kugenda creata amahaya high n'amahaya low yamennye ino structure. Ariko hari ikintu kimwe cyo kwitonderwa ku bantu bakora trading cyangwa bakoresha price action batazi kandi badakunda kwitondera, kandi icyo kintu gishobora kubabyarira igihombo gikabije, kuko hano twari dufite trend line ya hano inshuro ya mbere yayubahirije, inshuro ya kabiri naho irayubahya, hanyuma inshuro ya gatatu ihageze isa nk'ikore icyo twakita nka fake out, cyangwa isa nk'ishuka aba traders batakoresha top down analysis, badahera muri higher time frame, batabanje kureba za candlestick, batabanje kureba za engulfing y'ama support area, bo bahera muri 4 hour time frame bafatamo trade. Icyo gihe babona market, urabona ko twari dufite market yari downtrend, market yari iri kumanuka. Ku bantu bakora trading badahera muri high time frame, baraje bamakinga ino resistance cyangwa resistance, hanyuma babona market yakoze kuri ya trend line nkuko yari yayubashye hano na hano, barangije bahita bafatamo trade kubera ko na confirmation zari zabonetse, hanyuma batagitinga wenda iyi low. Urabona ko market yaje ikabakuramo, hanyuma igakomeza ikizamukira. So rero nimba uri umutrader ukaba ukoresha price action, ikintu cya mbere ugomba kujya ukora icyo twita top down analysis, guhera muri higher time frame umanuka muri lower time frame kugeza ufashemo entry. Hanyuma naraje mfata ya trend line yanjye nyikoresha nka parallel channel, kuko nari namajije kubona ko muri higher time frame dufite conference zihagije 100% yuko ino soko ya GPY rigiye kuzamuka. Hanyuma nahise manuka mu masaha abiri ariho nafatiye trade, nahise nza ino resistance yacu yari yabayeho touch ya mbere, touch ya kabiri ndetse na touch ya gatatu. Urumva ko ino resistance yacu yari ikomeye. Hanyuma ikindi nakoresheje icyo twita moving average. Ku bantu batayizi ni indicator nziza ishobora kuguha kuba nka confirmation mu gihe ugiye gufata entry. Hanyuma naje nca ni zone ya head and shoulder, urabona twari dufite left shoulder, dufite right shoulder ndetse na head. Hanyuma iyi nayikoresheje nka resistance, hanyuma hano yabaye broken nyikoresha nka support nanone, kandi yari na neckline. Bivuze ngo twari dufite isoko ryari rifite imbaraga nyinshi yuko rigiye kuzamuka. Hanyuma ni moving average yacu, urabona ko igenda ikoresha amasoko mu gutanga entry. Hanyuma urabona ko market yacu yari crossover, ariko hano yari touch, nuko hano isoko ryakomeje kugenda ikayigendera munsi.
kugira ngo niramuka igarutse izahure n'abandi bashaka kwinjira bakoresha moving average. Hanyuma nategereje ko market igaruka kw'iyi area of support. Hano yari resistance iba broken iba support, hanyuma market ihageze ima confirmation entry yama ino candlestick, iyi candlestick, hanyuma mfatamo iyi trade nagetinga 1/3, nafashemo 1/3. Hanyuma kuri stop loss nakoresheje Fibonacci, naje mpera kuri low nza kuri high, nanjye nshyira mfata stop loss yanjye nyishyira kuri 70, nashyize kuri 75, hanyuma mfata risk reward ratio 1/3. urabona ko market yahitinze take profit yanjye neza, nta greed nta fear, ndetse mfite confidence kubera ko rino soko nabonaga rifite icyo twakwita nka massive uptrend. So nimba uri